ku mugoroba washize umugabo witwa Jean Baptiste umwe mu bayoborana na komite ya Murenzi Abdallah ndetse na Gakwaya Olivier yarari ku myitozo arimo ashyashyana ngo arebe ko umukino yategura neza. Hagati aho amagambo uwitwa Gakwaya Olivier ushinzwe ibya tekinike muri Rayon Sport yatangarije kuri BNB Kigali byaje kuba ameze nk'umuriro w'ikibatsi kirekire cyane ndetse ushobora kugira ingaruka muri ikipe by'igihe kirekire. Nyamara ku ngoma cyangwa se ku buyobozi bwa Tadeyo yagiye anengwa cyane kuvugira mu ruhame ukuri kwinshi, nyamara kwanagira ingaruka ku ikipe ikunzwe na rubanda yambara ubururu n'umweru. Abantu bakamukwena ndetse abandi bakamuseka cyane bati ntahure n'iby'umupira ndetse yayobye impano, yayobye kariyeri. Abantu baramunyeze koko. Gusa nanone umuntu yakwibaza ngo ni iki cyatega Gakwaya Olivier gutangaza amagambo avuga ngo Rayon Sport ifite abakinnyi baciriritse, muri make ati nta bakinnyi igira. Harangije birengaho ati abo nabwiye babyumvise kandi ntabwo mbyicuza n'ubu nabisubiramo. Icyo kwibaza ni kimwe, Gakwaya Olivier ibi yabivuze nkawe ku giti cye cyangwa yabivuze nk'uhagarira urwego by'umwihariko ubwo komite yose ya Murenzi Abdallah yege kwehera ijambo bahagarara bose bakaridefanda bakavuga yuko ntacyo bitwaye ibyo yavuze. Reka twibaze ko Gakwaya Olivier ari umuyobozi w'urugamba, ayoboye igisirikare giteye ahantu runaka cyangwa kiratewe. Waba uri kapitene uyoboye abasirikare ku rugamba, warangiza ugakebwa ukabareba ukavuga uti nta basirikare mfite, kandi abasirikare ubabona n'imbunda, ubabona amasasu, ubabona n'imyenda cyangwa impuzankano yabo, ugatinyuka ukavuga ko nta basirikare ufite kandi uri ku rugamba. Ibi nibyo neza neza uwitwa Gakwaya Olivier yavuze, abantu bose barumirwa bagwa mu kantu. Hari abareyo bavuze bati nyamara yavugishije ukuri, ni uko ukuri kuryana mu matwi kandi kurushya kubyumva. Yego nanjye hari ibyo duhurizaho, hari ukuri kuvugwa, ariko se Gakwaya Olivier mu bunararibonye tumuziho n'igihe amaze mu mupira w'amaguru n'ibindi byose yagiye akora bitandukanye, mu buhanga n'ubumenyi yagiye akura mu buzima busanzwe n'ubwo mu ishuri, ayoboye neza yuko ukuri kose atari ngombwa kuvuga. Ese nk'umuntu uvuga ngo nta bakinnyi ikipe ifite n'abahari baraciriritse, ikipe iri ku mwanya wa 7 mu makipe 18, ahubwo wambwira logique yari afite? Wambwira icyo bisobanuye? Ese wambwira ko mu by'ukuri yatekereza ko abakinnyi bari bwakire gute ubutumwa bwiwe nibamara kumva yuko mu by'ukuri nta kipe bafite, mbese bameze ngo ntacyo bamaze? Ibi byose reka mbibaganiraho cyane. Iyi ni Tuza TV, nge nitwe MC John Brian, ngiye kubagarukira cyane ku ngaruka ibishobora kuza kugira ndetse bidatinze cyane. Wabona ikiganiro mbere ko Rayon Sport kina na Gorilla, nawe bishyire mu bwenge unyure muri comment umbwire uko ubyumva, ndetse nunabibona umukino warangiye uze gucamo mu kiganiro umbwire uko ubyumva. Umuyobozi nyamuyobozi haryo kuvugisha ukuri buri gihe ni ngombwa. Ndaza kubagarukira gatoya. Mu minsi yashize naje gukora operation mbabwira nti umuntu w'umujyana mu bya tekinike mu ikipe y'umupira w'amaguru hari ibintu agomba kuba yujuje. N'uyu munsi ndasa no bigarukaho mvuga nti Gakwaya Olivier nk'umuntu ushinzwe ibya tekinike muri Rayon Sport ntabwo yari akwiye gutangaza aya magambo byanze bikunze, kabone n'ubwo ibyo yavugaga byaba byari ukuri. Nk'umuyobozi agomba kurwana ishyaka ku bw'abakinnyi be ndetse akabajya imbere akababera uwa mbere ku rugamba, akababwira ngo tugomba gutsinda byanze bikunze, ndabonamo ubushobozi. Kuko n'ubundi ibi ngibi yavuze ntibikura ko abasore baza kumanuka bambaye ubururu n'umweru baje guhangana n'ikipe ya Gorilla yananiye APR, kandi bakaza kuba barwana urugamba bashakira amanota 3 abakunzi bagikundira bose. Ibi rero nk'umuyobozi ntekereza ko uyu munsi atari kujya imbere yabo ngo ajye kubabwira ngo turashaka intsinzi, kandi yamaze kwivugira mu itangazamakuru ko nta bakinnyi afite ndetse n'abafite baciriritse. Ibaze mu ijambo rimwe, ibi ni ukwereka ubuyobozi bwa Tadeyo yasimbuye cyangwa basimbuye ko ntacyo bwakoze, butaguze abakinnyi mbese bameze nk'ingwizamurongo. Ndibuka mu myaka yashize ikipe ya PRFC yigeze kugira gutya ikubura abakinnyi bose, irirukana abamenzaga mu kibuga ndetse hafi ya bose igura bushyashya. Mbese uyu mugabo Gakwaya Olivier yari afite ikihe cyizere igihe atangazaga aya magambo? Mu kwa mbere bafite imyanya 6 yo kongeramo. Ese ku ngoma ye bari mu yinzi bacyuho y'amezi 3 barumva bazagura abakinnyi ku buryo abo 6 bazaba basobanuye ikipe yose? Ibi gihe ndabibona nk'ari ikimwaro gikomeye ku muyobozi kuvuga amagambo ameze gutya. Reka mbanze mubwira akantu gatoya. Uyu mugabo witwa Gakwaya Olivier ibintu yatangaje byagize ingaruka cyane mu bakinnyi ndetse mu buryo buri mental n'uburyo buri morale. Ngira mwabyumvise umutoza wabo Rumami Marcel babimubazaho ku mugoroba, itangazamakuru yatangaje ko mu by'ukuri atigeze yumva interview, ndetse niba yanabivuze atari ibyo watabizi, kuko we azi ko afite abakinnyi kandi bari mu myitozo koko. Ati murababona ntabwo izi ngizi ari inka ziri mu kibuga, nta nubwo ari intore ziri guhamiriza, n'abakinnyi. Ibi bitabyumvikanisha ko ibyo umugabo witwa Gakwaya Olivier yavuze ubwabyo ni amateshwa,
nta gaciro bifite, kandi birasa nabi bivuze ku giti cye ayobowe n'amarangamutima ye bwite y'uburakari, kandi ari muri pozisiyo y'umuntu w'umuyobozi yagakwiye kuvugira urwego nka Rayon Sport. Ikindi Gakwaya Olivier ntagakwiye kwirengagiza ko abareye icyo bagaburiye n'icyo barya. Niba ubabwiye ibyiza bagukomera amashyi, niba ubabwiye ibya rucumbeka cyangwa se iby'umuriro babyakira batyo. Uyu munsi itangazamakuru ryo mu Rwanda ryiriwe aricyo gitaramo bavuga bati hahiye koko. Habareyo mu minsi ishize banengaga Tadeo ko avugisha ukuri cyane, ndetse bakavuga bati ntazegere mikoro, bati dukumbuye Gakwaya wacu niwe muvugizi wa Rayon Sport w'ibihe byose. None naho kwaje ndumva muza kubyakiriza amaboko yombi, gusa ni ikimwaro, ni agahinda gakomeye kubona uyu muntu w'umuyobozi wizewe ndetse wabaye muri leadership cyangwa se wabaye umuyobozi w'ikipe atangaza amagambo ameze gutya. Ibi byose byase binyereka ko nta muntu n'umwe utakosa, kandi ibyo nsanzwe mbizi. Igikomeye ni kimwe, Gakwaya Olivier yaba yigeze yumva impact ibintu byagize cyangwa se ingaruka byagize haba ku bafana ba Rayon Sport no ku bakinnyi muri rusange, ngo abe yaza gutera intambwe, dore ko nta wamuseka azongera asubire kuri cya itangazamakuru cyangwa ace ku mbuga za Rayon Sport atangaze ko asaba imbabazi nka Gakwaya. Natabikora biraza guhita binyumvisha yuko neza ibyo yavuze yarabiziranyeho n'ubuyobozi buyobowe na Murenzi Abdallah, ariko kandi leta binyumvisha ko ubwo nyine n'ingaruka zigiye kuza baza guhangana bagatega agahanga bakabyikorera cyangwa se bakazikorera, ingaruka ziri bikurikireho. Mu makuru namenye kandi yihutirwa nuko abakinnyi ba Rayon Sport baganiriye ndetse barakaye cyane, bati badutesheje agaciro kandi barabizi neza ko dufite amasezerano yabo. Yewe iyi ni ikipe turimo kandi turwanira ishyaka turebe ko twabona intsinzi, uko twayibura nuko n'abandi bayibura. Ariko uyu mukino wagora ukirangira mwitege kuza kubona abakinnyi bakora declaration ikomeye cyane yo kubanza kubwira abayobozi bati n'ubundi mudufata nkaho tudahari ntacyo tumaze duciriritse, nimanze mutwishyura ibyo muturimo. Ese ibi ngibi byo baraza kubyakira bati? Gakwaya Olivier se na komite ye baraza gushobora guhandurenga ibibazo? Uyu mutoza Bruno Ferry yageze mu Rwanda akihagera leta babwira ati ndashaka ko mumpa video analyst wanyu tukaganira. Nyamara muri komite ya Meya Murenzi Abdallah nta video analyst turabona. Nyamara niwe muntu utanga amakuru yuzuye, hataje mu bya bini ngo ndakuratira umukinnyi runaka ko dusangwe tuziranye, ni umutoza Feruzi wamaranye nawe iminsi myinshi, wenda yajya kureba umutoza bakabiganiraho. Ariko iyo umutoza abonye video abona ukuri kwiza k'umukinnyi mu buryo butari mu kimenyane cyangwa se gukabya cyangwa amakabya nkuru, exaggeration. Umutoza Bruno Ferry yakwiye gufata iminsi nk'ibiri akajya kuri video analyst akaganira ku ikipe ya Rayon Sport wubwe yiganiriza, cyangwa se ari kumwe n'abatoza babaza ati aba bakinnyi murababona gute, agenda bereka aho bagiye bakora amakosa mu buryo bw'imikinire ndetse akabona ahera akosora. Ariko se video analyst araboneka? Reka nemere ko ashobora no kuboneka da, gusa igihari nuko imvuga Gakwaya Olivier niyo yonyine yabaye rutwitsi muri uyu mukino, ndetse umukino wa gorira ushobora kuza kugorana, dore ko no ku mugoroba ngo abakinnyi bategereje umuyobozi wajya kubaganiriza birangira batamubonye. Ni amakuru nyesha mugenzi wanjye Emeni Yibizi, ni umunyamakuru kuri Fine FM, ubwo wenda afite suruse. Gusa icyo nizera cyo nuko nyuma y'uwo mukino ndibuza gutangaza indi video ikomeye cyane n'amakuru mashya abantu batamenye, nanze gutangaza uyu mukino utaraba. Byose biba muri Rayon Sport, nyamara abayikunda ntabwo twumva yaseba ngo ijye ku gasozi. Nta mpamvu nimwe kugira ngo ikipe dukunda cyangwa abareba bakunda isebe, yewe nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu abe yagambanira ikipe, nta mpamvu n'imwe. Ariko igihari nuko ukuri kuzahishwa ariko kukazatinda kukagaragara. Rayon Sport iri kurwana urugamba rwo gukora ko yagira gutya ikijaja rikikura mu matsirimo y'ibibazo byaba by'imikinire cyangwa se by'imibereho, gute yongera igahita ihura n'ikigeregezo nk'iki ngiki cy'umuntu w'umuyobozi wari wizeweho kuvuga byiza kandi byinshi, hariho agahita aza agatangaza ko abakinnyi bahari ntacyo bamaze, agifite imikino irenga ine hagomba gukina muri fazare kugira ngo nibura yemererwa kongeramo abandi bakinnyi mu kwa mbere. Ndacyabigarukaho, ibi ni amakosa akomeye cyane uyu mugabo witwa Gakwaya Olivier akwiye gusabira imbabazi. Ibintu biranga umuntu ushinzwe ibya tekinike mu ikipe y'umupira w'amaguru harimo kuba agomba kumenya gusesengura neza iby'imikinire y'ikipe n'ibyo abakinnyi bagomba gukina n'abakenewe kuzamo n'abadakwiye kuba barimo. Ariko se waba udashobora gusesengura ijambo ugiye kubwira abakinnyi cyangwa abafana b'ikipe, ugashobora gusesengura ibyo abo bakinnyi? Nta muntu utakosa, kandi ururimi ngo ni inyama yigenga, ndetse umunyarwanda yagiye kurara avuga ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Birashoboka yuko uyu mugabo Gakwaya Olivier yaba yavuze amagambo nabwo akumva ko yarengereye cyangwa uburyo yakiriwemo atari bwo yashaka kuvuga. Ariko ntibikwiye ukuri ko abasesenguzi b'umupira w'amaguru kandi abantu bose bamaze kumenya ubwenge barahumutse, bazi gutekereza
bakareba ikivugwa kiri mu cyavuzwe. Gakwaya Olivier niba ari intwari koko akwiye kwemera iyi feyiri ikajya ku biganza bye, akayakirana yombi, agatera intambwe akegera itangazamakuru, agasobanurira abakunzi ba Rayon Sports ko ibyo yavuze ari amakosa akwiye kugayirwa nk'umuyobozi, ndetse byakabaye byiza akegura cyangwa se agahindurirwa inshingano nta mumuvugizi w'ikipe ngabe ngashinzwe n'ibya tekinike. Ibi ariko nanone byongeye kuba avantage ku bakunzi ba Rayon Sports. Nababwira jewe ntegereje ni ukubona aba bantu atesha agaciro avuga ko ntacyo bamaze, nkaba nzababona muri Rayon Sports bakirimo, ariko nkareba abazazana mu kwezi kwa mbere. Niwe ukuriye komite cyangwa komisiyo ishinzwe recruitment, ese azabazana bakuye he? Bazaba bari ku ruhe rwego? Niyitegure nabo tuzabatekerezaho bamaze kugera i Kigali, ariko se abatangiye gukoresha teste abantu biyiziye mu ma expo, ahubwo azazana bameze bate? Nyamara burya ngibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Ashatse yakwitondera kuvuga, dore ko burya bavuga ngo verbal volet scriptamone, amagambo araguruka ariko inyandiko iraguma. Yego amagambo yagurutse ageza kwa kunzi ba Rayon Sports n'abari bwota amasimbi babyumvise neza, ariko se aho azashyira umukono asinyira abakinnyi bazaza mu kwa mbere bazaba bimeze bite? Nyamara naba ngaba barimo avuga ko ntacyo bamaze, ategetswe gukomeza kubahemba kuko bafite amasezerano n'ikipe, ndetse baracyafite byinshi bakora bareba bakishima. Nk'umuyobozi yagakwiye kujya mu ruhande rwabo, nubwo yababona weakness aherereye, akabivuga n'abasangiye ibya tekinike ndetse n'inshingano z'ubuyobozi, bakabiganiraho ubwabo bagashakira igisubizo hamwe, bagira n'icyo bashaka gutangaza mu bijyanye n'intege nke z'ikipe, bakaba babikora mu byo muri mu bwenge cyane butagira icyo bihutaza cyangwa se byangiza ku migendekere y'ikipe n'abayirimo. Birumvikana abantu bose ntabwo bazi kuvugira mu itangazamakuru, niyo mpamvu habamo abavugizi, kandi ikipe itoranya umuvugizi nyawe wa nyawe koko uzi kuvuga. None Gakwaya Olivier yivugiye imyaka myinshi, abantu bose bamukomera amashyi, uyu munsi ko numva agira ngo yarahindutse, byaje kugenda gute? Byanze bikunze igihe cyose atarazamura statement isaba imbabazi abareyo, turakomeza kubifata ko ibyo yavuze yarabiziranyeho na komite kandi bose babizi, ndetse bumvaga byari ngombwa ko bitangazwa. Ntabwo bikwiye ko ibyo yavuze byaba ukuri cyangwa se byari ukuri. Igikomeye ni kimwe, igihe yabivugiye n'abo yabibwiraga. Inkuru yose isohotse mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ivuga kuri Rayon Sports yakirwa vuba vuba igakwirakwira hose, by'umwihariko aha bareyo bumva amakuru y'ikipe yabo mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu umuntu wese ufite inshingano zo kuvugira Rayon Sports akwiriye kwitonda, akabanza kugaragura ururimi karindwi mu kanwa ke, agakaraga ubwonko ndetse n'ubwenge, akabaza umutima mbere yuko agira ikintu atangaza, kuko abareyo nyine nabivuze ntangira, icyo bagaburiye nicyo barya. Ubahaye icyiza mugendana neza, niyo ubahaye ikibi bakwishyura icyo ngicyo. Uyu munsi tugiye kureba Rayon Sports, cyangwa se ubonye video wamaze kumva leta zavuye ku mukino wa Gorilla na Rayon. Je nanayifuriza gutsinda kugira ngo nibura irebe ko yacubye umuriro, ariko igihe cyose atari butsinde biraza kubyara izindi ngaruka ziza kuba zikorerwa n'iyi komite, ukaba undi mutwaro wiyongera kuyo basanga ngo nayo itari mikeya, kandi bagakwiye kuba barebera hamwe uko basotinga ibibazo mu bwenge n'ubwumvikane bwabo, nibigira ingaruka ku bakunzi ba Gikundiro ndetse n'abayikurikira umunsi ku munsi. Navuze ijambo rimwe, buri gihe ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Ntabwo waba uyoboye urugamba uri muhangana na haduyi cyangwa n'umwanzi ngo nurangiza wigambe ngo nta basirikare ufite, kandi n'ubundi mugikomeje urugendo rumwe. Birumvikana uba wamaze kubata mu rungabangabo, uba wamaze kubatamaza no kubatesha morale. Ibi bintu Gakwaya yakoze ni amafuti, ni sakirirego, ni ibintu akwiriye gusaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sports. Nyine nubwo byaba ari byo, ifite abakinnyi batari ku rwego rwiza, gusa si bose, kandi nawe yibwije ukuri, arabizi ko abakinnyi bose muri Rayon Sports ntabwo bari ku rwego rumwe. Natwe twese turabizi, uretse abavunitse n'abahari baragerageza, kuko hari imikino batsinze, hari iyo batsinzwe n'iyo banganije. Ibyo ni bigize umupira w'amaguru. Umuntu n'ushinzwe ibya tekinike by'umwihariko ndetse w'umuyobozi ntiyagakwiye kwirahira ngo yikore mu gahogo, hatangaze ko ikipe iciriritse ndetse nta bakinnyi ifite, nyamara tubona abasore bambaye amajezi meza y'ubururu n'umweru. Ibi ni ikimwaro ku muyobozi. Gusa nyine nubwo bimeze bityo, Rayon Sports igomba gukomeza urugendo.
abakinnyi basisiye bamaze kumvikana neza ko uyu mama w'umukino wa Gorilla baza kumenyesha ubuyobozi ko bugomba kubahemba byihutirwa ukwezi kwa 11 n'ubu ngubu bakireba bavuga bati turinjira mu minsi mikuru duhagaze gute. Nyuma y'imyitozo y'umutoza witwa Roma Marcel rero akabaza gukoresha Pavel Nzira mu izamu, Youssou Diagne ndetse na Emery Bayisenge mu mutima wa defense. Ku ruhande Manuel Nshimiyimana Kabanga rw'iburyo, ibumoso hari umusore witwa Eriga Nijuru, hagati mu kibuga cyanda yishimiye ndetse na Aimable Ntarindwa Ntagorama. Yewe ku mpande hashobora kwicumiraza kuba hari Tony Kitoga, naho ku mpande akaba Paul Sinigizas ndetse n'umusore witwa Yves Habimana bitabaye bihinduka bakatakisha witwa Ndikumana Sumana. Abahanga iyo bagiye guhitamo aho gutura bareba hari ibikorwa by'iterambere. Ibureba n'ibitaro bya Gatagara mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo. Niyo nkubona inzu nziza cyane, igipangu cyiza cyane cyubakishije amadafari kuva hasi kugera hejuru, gifite ubuso bunini cyane bugikikije ndetse no mwimbere mu gipangu hose ni hanini. Bakiriya bacu dukunda, nimureke tujyane muri aka karere mbatembere inzu nziza igizwe n'ibyumba 4, dushe na toilette 2 mu nzu, saro na saramanje nziza cyane, n'ahantu hatangaje. Mana nyagasani, reba ko hari na parking y'imodoka yawe nta kibazo na kimwe izigera igira. Reba noneho ubusitani, reba hahandi uhinga utuboga hamwe uhinga ibiti by'imbuto maze ugatura utuje koko. Reka twinjirane mu inzu nziza ubundi ugenda ureba ikintu bita plafond gypsum board. Mana nyagasani, ahanga no nyine ushobora gutura ukavuga uti nabuzukuru banjye nzahabasigiraho umurage. Bakiriya beza rero, ni ya mahitamo yanyu kandi meza. Ngewe icyo mba nakoze ni ukubahereza ibyiza bibakwiriye, ubundi uhesha agaciro amafaranga yiwe agura umutungo utimukanwa kandi umutungo utarimo ingaru. Ubu ni ubutaka bwiza cyane. Iki ni igikorwa remezo cy'agatangaza, inzu yubakishwa amadafari kuva hasi kugera hejuru, amatafari ahiye my friend. Dore ngizi toilette nziza cyane za kizungu kandi zigezweho, ngubu uruganiro rwiza cyane cyangwa se saramanje ndetse n'ibindi byiza cyane. Reba mu gikoni hayo harasobanutse cyane, handi utekera amafunguro maze mukaryoherwa. Nuko nubasuye agasanga musobanutse. Iyi ni inzu rero idakeneyemo ibintu byinshi cyane ngo byo kwifuza amafaranga. Oya, iragura miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda gusa. Reba hanze amazi, aho wanika imyenda, ngira ngo wabonye ko ari inzu nziza z'abakozi. Birumvikana byose nabitekerejeho. kandi wibuke ko bagiye kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga hano mu karere ka Ruhango. Neza turaturanye, amashuri abana babaziga hafi. Ahangana hano udakwiye gucikwa pe. Hafite ubuso bungana metero kari 1377 kandi hari mu miturire. Iri shyamba ureba n'iki gipangu byose nibigize ubu butunzi cyangwa se uyu mutungo utimukanwa. Mpamaga kuri iyo namba ubundi waba uri mu Rwanda cyangwa muri diaspora, mugezeho ibyangombwa byayo byose, mitasi ikorerwa kwa noteri ubundi utuje.